Ndakuramukije wowe ukurikiye yicano. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku kijyanye no gufasha abana, kubera ko uramutse uri n'umubyeyi cyangwa se uteganya kuzaba we, nibwira yuko inshingano za mbere z'umubyeyi no gukunda abana, kubera ko n'Imana ibatanga kandi ni by'agaciro kubagira. Ikintu kijyanye no kubabaza abana mu buryo buri psychologique usanga ari ikintu kibabaje cyane, kubera ko abana akenshi kubababaza cyangwa se kubagiraho influence akenshi bihera kuva umwana ukimara kumusoma, kubera ko niyo umutwite hari ibikorwa ukora bikaba byagira influence kuri we. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje yuko twasangira bimwe mu bitekerezo dushobora kugenderaho nk'ababyeyi, cyangwa se tukagira ibyo twirinda kugira ngo tutaza kugira cyangwa se kubangamira abana bacu, cyangwa se kubagiraho ubundi buryo butandukanye butari bwiza. So umwana rero uburyo abaho mu nda, niyo mugiranye conflict wowe n'uwo mubana cyangwa se n'uwo muteganya kubyarana, usanga bigira influence ku mwana. Niyo mpamvu akenshi abantu batwite cyangwa se bateye inda bifuza kwibaruka umwana mwiza, biba bisaba kugira ngo birinde ikintu cyenda conflicts, kugira ngo umwana ataza kuzagira influence ziri psychological disorder. Akenshi bimugiraho ingaruka zikomeye, kubera yuko bituma agira ibibazo bitandukanye byo mu buzima bw'imikurire, gukererwa, kugira ubuzima bw'imibereho butari bwiza n'ibindi byose bitandukanye. Ku mwana akoze rero bisaba ko ababyeyi cyangwa se abandi abamwibarutse bisaba yuko batwara ubuzima bwabo neza, kugira ngo umwana atabona yuko hari ikibazo gikomeye kandi cyangwa agize ubuzima bwe. Bakamutwara ku ishuri, bakamugaburira, bakamusekera, bakamuririmbira, bakamwishimira. Ntabwo ari byiza ko amakosa y'umubyeyi akenshi agaragara mu maso y'umwana, kubera yuko bituma umwana nawe mu buryo buri psychologique agira ikibazo, kandi bigatuma ashobora no gusubira inyuma mu buzima bw'imibereho ye, cyane cyane ko muba mwamwishe mu mutwe nk'ababyeyi be. Ni byiza yuko mugaragaza ubwiza, mugaragaza urukundo, mugaragaza kwihanganirana, mugaragaza guca bugufi imbere y'umwana wanyu, kugira ngo nawe ubwe ataza kugira ikibazo, kubera ko abonye mushwana, muryana, mushotorana, mukubitana, bituma nawe ubuzima bwe bwa buri munsi butagenda neza. Uburyo buri psychologique rero bwo gufasha umwana ni ukumwereka ibyiza biri imbere, ni ukumwigisha, ni ukumukomeza, ni ukumugira inama, ni ukumwitaho ku buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugira ngo cya kibazo kiri psychologique kitaza kumuvukaho kandi akiri muto, bigatuma bimwica mu buryo buri psychologique, nyedo usanga nta musaruro abahaye. Uko agenda akura rero mugenda mumugira inama mufatanyije, kandi mukirinda gushyira amakosa yanyu hanze. Turabizi neza ko abantu benshi bagira amakosa, cyangwa se mu rugo habamo ibibazo bitandukanye, ibyo ntitwabitindaho. Ahubwo ikibazo ni uburyo mu biporogaramu n'uburyo bigenda hanze, n'uburyo bigaragara muri sosiyete, n'uburyo abantu banyu cyangwa se abo muturanye babibona. Ibi kibazo iyo usanze rero babibona kurusha uko mwe mubibona, bigasanga byandagaje abo muri bo. Biba bisaba rero kugira ngo mwitwararike abana bataza kubona ukuntu, kandi bitaza kwica sosiyete mutuyemo. Ni ukubitwara gutyo rero. Umwana ntimumwice mu mutwe, umwana mukamwereka ibyiza, mukamufasha aho bishoboka, mukamurengera, mukabana nawe, mukamugira inama. Donc usanga umwana ari gukura mu gihagararo, afite icyerekezo, afite imbaraga, ari kugenda akurikiza imico y'ababyeyi be, cyane cyane ko baba bitwara neza, kandi ugasanga umwana rero yarabiyadobuse. Niba hari ibindi ubona nyine umuntu yakwifashisha mu buryo bwo gufasha abana gukura neza, kandi ntibakore abana b'ibisare, ari abana barwana, ari abana babonye ibibi gusa, wabidusangiza muri comment, kandi mukadufasha kugira ngo dufashe mu kubaka sosiyete. Ni nk'ibyo ngibyo rero ndumva twabigendamo gucya, kandi ndagushimiye cyane ku buryo wabanye natwe kandi wadufashije.
Asante sana.